Yes, nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mwebwe tubana umunsi ku munsi hano kuri Twidagadure TV show. Nge wumva nitwa Claude nk'ibisanzwe ugeze hano bwa mbere nguhaye ikaze kanda subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana biganiro bigiye bitandukanye ndetse biryoheye amatwi ndetse n'amaso. Wowe rero tubana umunsi ku munsi ndagushimiye kandi reka nizere ko amahoro y'Imana akomeje kubana nawe kandi nawe mugeze hano bwa mbere nk'ibisanzwe rero twebwe ikaze tukabashimira ku bufasha mu duha bwo gukanda subscribe ndetse mukatwereka ko tubana nk'ibisanzwe cyangwa se tukanabana mu biganiro bigiye bitandukanye mukatuba hafi. Ibyo bituma dukora cyane kugira ngo tunezeze abantu bacu kuri iyi channel yacu. Aya ni amateka ya Diamond Platnumz, umusore wabaye icyamamare rero muri Afurika, umuhanzi utunze amafaranga atari make nyamara yaraciye mu bibazo bigiye bitandukanye, dore nk'uko bamwe babizi cyangwa se bamwe babibwiwe. Ngiye mbibazaniye rero mu magambo arambuye cyangwa se mu nkuru irambuye, ngira ngo mbabwire kuri uyu musore w'icyamamare muri Afurika ndetse no ku isi. Uyu muhungu yabaye umuzunguzayi muri Tanzania, ndakeka wari ubizi cyangwa niba utabizi bimenyere hano. Yari umuzunguzayi agenda azunguza, dore ko ku muntu utazi umuzunguzayi ni ba bantu bacuruza utuntu tw'uducogocogo tumwe babunza mu ntoki, ugenda uvuga ati se muragura ubone bita umuzunguzayi. Ariko kuri ubu atunze imodoka nziza, ubwato bwiza, afite televiziyo na radiyo byiwe muri Tanzania, afite record label yitwa Wasafi cyangwa se WCB. Uyu mugabo rero ni icyamamare, niwe nje kubabwiraho. Uyu musore rero amazina nyakuri yitwa Nasibu Abdul Juma Isaac cyangwa se Isaac, akaba rero akoresha izina ry'ubuhanzi ariryo ryitwa Diamond Platnumz. Akaba yitwa Diamond Platnumz, akaba ariko cyangwa se ariryo zina tumuziho. Itariki yavutseho rero ni tariki 2 Ukwakira umwaka w'1989, avukira muri Dar es Salaam, aho ni mu gihugu cya Tanzania. Avukira mu gace kitwa Tandale nk'uko abiririmba mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Uyu muhungu rero cyangwa se uyu mugabo aririmba injyana yitwa bongo flavor, afropop ndetse na afrobeat, byose ajya bifatanya uyu mugabo, ndetse akaba ari nabyo bimugize icyamamare kugeza kuri ubu, bikaba bitumye natwe tumugarukaho kuri iyi channel yacu. Ibikorwa by'ingenzi rero uyu muhanzi wamumenyaho cyangwa se ibintu azwiho, ni umuhanzi, akaba umushoramari ndetse akaba n'umuyobozi wa WC Wasafi. Ubwana rero, mu bwana bwe n'ubuto bwiwe, Diamond yavukiye mu muryango uciriritse, akaba rero yaravukiye ahitwa Tandale, arerwa na nyina Sanura Kasimu aka Mama Dangote, dore ko asigaye amwita Mama Dangote kuko rero se yarezwe na nyina kuko se yatandukanye na nyina akiri mutoya. Ubwo rero umuhungu akomeza kubana na nyina, byumvikane ko yubaha nyina ku rwego utashobora kwiyumvishaho, kuko nyina amubereye umubyeyi, amubera se, amubera na nyina byombi. Uyu musore rero nubwo ubuzima bwari bugoye, Diamond yakuze akunda umuziki cyane ndetse akigana abahanzi b'ibyamamare bari bariho muri icyo gihe, ndetse na n'ubu ngubu nka Michael Jackson ndetse n'undi witwa T.I. abo bose ni Abanyamerika. Mu myaka ye rero yo mu mashuri yakundaga kuririmba, gucuranga no kubyina, dore ko indirimbo ziwe ziba zigizwe n'umuziki uryoshye, abyina ndetse ukumva binyuze amatwi yacu. Nyina rero yamushyigikiye cyane, amugira rero igikoresho, amugurira ibikoresho by'ibanze nk'ibikoresho by'ibanze bigiye bitandukanye byamufashaga kugaragaza iyo mpano yiwe, dore ko yanamuhaga n'amatike akitabira ibitaramo bitandukanye by'abahanzi bakomeye kugira ngo abashe kureba ko azahura n'abantu bamufasha mu muziki wiwe. Uyu muhungu rero yakuriye nyina ibikoresho nawe bitandukanye by'ibanze, nk'amajipo yo kwambara mu mashusho n'udushya two gukora mu mirimo itandukanye, ndetse Diamond nawe akajya akora udushya dutandukanye, aho yambaraga utujipo nawe mu ndirimbo zo yakoraga kugira ngo arebe ko nyine yakora hino. Imyitwarire rero ye ya mbere mu
muziki cyangwa se intambwe ze mu muziki yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2009. Diamond rero yasohoye indirimbo ye ya mbere muri uyu mwaka yitwa Nenda Kamwambie. Nenda Kamwambie ni indirimbo ye yakunzwe cyane rero, yamuhesheje izina rikomeye, bimugira icyamamare ndetse bimuha n'icyizere mu muziki wa Tanzania. Iyi ndirimbo yatumye rero abona ibihembo bitandukanye ndetse ituma atangira urugendo rwa muzika nk'umwuga, kandi akaba yarakomeje gusohora indirimbo zakunzwe cyane nka Mbagala, nka Mwambie cyangwa se Kamwambie, number 1 yakoranye na Davido wo muri Nigeria, indi yitwa Mudogo Mudogo na Sema Nawe, nayo ni indirimbo ye yakunzwe cyane, ikaba inagaragaramo abamere bamwe twita abazawa b'abakongomani cyangwa se bamwe b'abasilamu babyina cyane kabisa. Indirimbo nayo ni indirimbo ugomba kureba ukareba ukuntu indirimbo ishyushye kandi iryoshye. Igitinyiro mu muryango wa Afurika cyangwa se mu banyafurika muri rusange b'abahanzi, Diamond yigaruriye imitima y'abafana muri Afurika no hanze yayo. Yakoze indirimbo zatumye rero zamufashije kumuhuza n'abahanzi bagiye batandukanye, ndetse zatumye ahuza umuco, indimi n'urukundo. Rero izo ndirimbo hakaba harimo Marry You yakoranye n'umuhanzi witwa Neyo wo muri Amerika, indi nayo ikitwa Inama afitanye na Fally Ipupa wo muri Congo, iyindi kitwa African Beauty yakoranye n'umuhanzi witwa Omari wo muri Amerika, ndetse n'indi yitwa Wa ni indirimbo yakoranye rero na Koffi Olomide, nawe akaba ari muri Congo, mu gihugu cya Congo. Jeje na Babalawo nazo ni indirimbo zatumye akundwa cyane, ndetse indirimbo zishimishije nta muntu utazizi, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu mugabo afite ikigo gikomeye cyitwa WC Wasafi cyangwa se Wasafi Media, akaba ari ikigo cyiwe kabisa. Iyi Wasafi, WC Wasafi ari record label yiwe, ndetse na Wasafi Media ariyo televiziyo yiwe ndetse na radio. Diamond rero niwe washize inzu y'umuziki izwi cyane muri Tanzania yitwa WC Wasafi, yakuriyemo rero yakuriyeho abahanzi cyangwa se yakururiyemo abahanzi, cyangwa se ubyite ko yazanyemo abahanzi benshi b'ibyamamare. Iyi nzu rero akaba ariyo yakuriyemo abo bahanzi b'ibyamamare aribo Harmonize cyangwa se Harmonize, muzi cyane mu ndirimbo nziza nawe n'ubuhanga bwe afatanya rero muri izi ndirimbo aririmba. Rayvanny, Mbosso ndetse na Zuchu nawe mbibutse ko nawe ari mu bantu bakuriye muri iyi lebo. Yashinze rero kandi yashinze kandi Wasafi Media igizwe na Wasafi TV na Wasafi FM, igamije guteza imbere umuziki n'umuco muri Afurika ndetse n'umuco nyafurika muri rusange. Ubuzima bwe bwite, Diamond Platnumz akaba afite abana batatu. Aba bana batatu, umwe yitwa Tifa Dangote na Nilani Dangote, yabyaranye rero na Zari Hassan. Undi akitwa Nasibu Junior, yabyaranye n'umukobwa witwa Tanasha Donna. Yigeze rero gukundana n'abagore benshi bazwi harimo nka Wema Sepetu, umunyamidelikazi wo muri Tanzania, ndetse na Zari Hassan, umugandekazi ukorera muri Afurika y'Epfo. Uyu nawe yakundanye na Diamond, ndetse n'uwitwa Tanasha Donna, umunyakenyakazi w'umunyamakuru kabisa. Nawe urumva ko yari umukunzi w'uyu musore Diamond Platnumz wo muri Tanzania. Ibihembo rero n'ibyubahiro yagize, ibihembo by'ibyubahiro yagize Diamond Platnumz yahawe ibihembo byinshi muri Afurika ndetse no ku rwego mpuzamahanga, harimo icyitwa MTV Africa Music Award, ndetse n'icyitwa Channel O Music Award, Afrima Hip Hop Music Award nacyo ni igihembo yahawe, Bet Award nacyo nicyo yahawe, ndetse yigeze no kugenerwa nomination. Urumva ko ibihembo yahawe ari byinshi. Uyu mugabo yaciye agahigo rero ko kuba umuhanzi wa mbere muri Afurika y'Iburasirazuba ugeze kuri miliyoni zirenga 2 zamukurikira kuri YouTube. Urumva ko ni icyamamare yamamariye hose, kandi akaba afite umubare munini rero w'abafana ku isi yose.
afite umubare w'abafana benshi ku isi yose. Rero uyu mugabo urumva ko ari icyamamare. Uyu mugabo rero akaba ari umushoramari ukomeye. Uretse umuziki, Diamond afite ibikorwa byinshi bimucururiza cyangwa se by'ubucuruzi, birimo imyenda ya Wasafi, amavuta yo kwisiga, ndetse amasezerano y'ubufatanye n'ibigo bikomeye nka Coca-Cola, Itel, Pepsi n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu mugabo rero Diamond Platinum ni intangarugero mu muziki wa Afurika. Yavuye ku butindi agera ku rwego rwo kuba umwe mu bahanzi bakize bafite impano kandi bashishikajwe no guteza imbere abandi bahanzi. Ni urugero rwiza rw'uko rero inzozi zishobora kuba impamo iyo umuntu rero akomeye ku ntego ziwe. Niba nawe ukunze aya mateka, kanda subscribe, like, share na comment, ubundi utwereke ko twabanye nawe, kandi hari n'ibyo wifuza ko twazagukoreraho wazatwandikira muri comment, ubundi tukazabigukoreraho. Njye wumvaga nitwa Claude, iyi yari